Reka nguhe impamvu eshanu zimwe mu mpamvu nyinshi zatuma ugura iyi nzu nziza. Icyambere, ifite ibyumba bitanu byiza binini byisanzuye, ibyumba byo kuryamamo birimo amagariderobe, ibyumba byiza nyine nawe urabyumva. Amatuwarete atatu nayo meza arimo amakaro meza. Ikindi cyiza cyo kukubwira nuko iri nko muri metero, ubuse navuga ko iri ku muhanda wa kaburimbo. Iri ahantu hafi cyane y'umuhanda wa kaburimbo, hano mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe. Ariko nimvuga Kanombe ntuyite Kanombe ya kure, nimba uzi hano kuri secteur hari ahantu habaga station bafunze, opposite neza aho hafi niho hari ino nzu nziza irimo iragurishwa ku giciro cya miliyoni 180 zishobora kuzamo n'ibiganiro bikeya. Ariko ni ya nzu ushobora kugura ukavuga ngo ntuye neza, kuko amparasoma yayo iroroshye, watega bisi, kubona moto biroroshye, buri kintu cyose kuba aha hantu ni sawa cyane. Indi mpamvu rero ubwo urumva nayo nayigezemo ni quartier iyi nzu irimo. Urumva niba wabona amparasoma yoroshye, yaba nijoro wataha byoroshye, ni ibintu nyine ni hafi y'Iremera, ni hafi ya Kicukiro, ko hari umuhanda ugerayo. Iyo nayo ni impamvu yindi nziza. Indi mpamvu nuko ari inzu yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru, ifite design nziza nk'uko ubibona. Urabona ko ifiteho design nziza, ntago ari ubunini gusa, hariho n'ubwiza. Niyanze abantu bazagusura ukaba uri proud. Iyi ngiyi ni deal cyane iba ibonetse, miliyoni 180 zirimo n'ibiganiro. Ngwino nkurangire inzu iri mu kibanza kinini, inzu ishobora kuba ifite parking yajyamo amajipe 4 aparitse neza, abiri hariya n'ayandi abiri kuri uru ruhande. Urabona ko ari parking ihagije rwose. Ubwo rero nahaweho kuduhamagara kuri 0783300250 kaza tukakurangira iyi nzu nziza iri ahantu heza hano kuri secteur. Nimvuga secteur ndaba mvuze ko turi i Kanombe ya hafi, ntago tujya kure rwose, ni hafi cyane. Reka tuvuge no kuri uru rugi. Hano hari gate nziza cyane, urabona iyi gate ukuntu imeze, irazamuye kugera hejuru, nayo ubwayo ifite design, irakinzeho ibirahure ku buryo umuntu uri hanze nta kindi kintu kindi cyawe kiri privacy abona. Ariko ubwo n'igikuta cyose kigiye kiriho hano amabuye meza ku buryo tubona design nziza. Kandi inzu nk'iyi nziza ntago twibagirwa ama design nkaya. Urabona ko design ziriho uko igaragara, indabo byose ni sawa. Turagendana twihuta tuzamuke kuri aya ma escalier, tugende noneho nkwereke ahantu ushobora kuba wahostingira anniversaire, ahantu ushobora kuba wafatira gahunda zawe. Tuvuge nimba ufite kuganira n'abantu muri weekend, nimba ufite ikirori runaka kiri small, ushobora kuza ukicara kuri iyi terrasse. Iyi terrasse irahagije ku buryo buhagije, ariko si n'ubunini bwayo gusa. Hano hari amabuye meza agaragara neza. Aha hose ushobora kuba wahakorera ikirori runaka rwose. Aha rero hariho ibirahure ku buryo nk'umwana ari hano hejuru nta kibazo ashobora kugira. Ni inzu iri muri quartier nziza. Turebe n'imbere noneho, uratangazwa n'ubwiza bw'iyi nzu. Ni nini, ni nziza, irimo iragurishwa. We duhamagare tuyikugezeho. Tukiva kuri iyi terrasse nziza murayibonye, ubwo kandi uze no kureba ahangaha tuhafiteho indi terrasse y'imbere y'umuryango nziza, nayo ishobora kwicaraho abantu benshi, izengurutswe n'inkingi nziza. Urabona ama design ari hariya, byose urabona ko ari ibintu biryoshye kabisa. Aha turahasanga noneho urugi rw'icyuma nacyo cyiza, kigaragara neza kuva hano kugera hariya hose. Urabona ko ari ibintu bisa neza. Aho tuhavuye tugiye guhita tugera muri salo. Hano ntago ari amakabya nkuru, ntago ari ukubeshya, iyi salo ni nini pe, irahagije. Ndakubwiye ngo inzu nk'iyi yubatse mu kibanza kinini, ifite ibyumba bitanu binini, amadusha 5 manini, byose ndakubwiye ngo ni sawa. Aha hose amarange meza, TV stand isa neza, amakaro meza, hejuru plafo ya gypsum na isa neza. Mu by'ukuri ndakubwiye ngo wowe ukeneye kugura inzu, wowe ufite igitekerezo cyo kugura inzu nini, ubaramutse ufite nka famille nini, cyakaba ari inzu washyiramo ibikoresho igakodeshwa neza, iyi ngiyi niyo deal ikubereye, niyo deal yawe ushobora kuza ukagura ukaba ukoze deal. Ubwo rero reka tutangire kureba n'ibyumba bigize iyi nzu. Aha ngaha turahasanga ibyumba bibiri.
Ibindi byumba bitatu turabisanga hari. Tubanze kureba bino byumba. Hano hari ibyumba ushobora guha nk'abashyitsi cyangwa abana. Buri cyumba cyose kirimo garde-robe, buri cyumba cyose ni kinini, buri cyumba cyose kirimo plafo ya gypsum, buri cyumba cyose kirimo muri iyi nzu ni ibyumba bitanu ariko binini bihagije. Nakubwiye ko inzu yubatse mu kibanza kinini, kirimo plafo nziza ya gypsum, kikabamo hano terrasse nziza, idirishya ryiza, inkoni z'amarido, nyine ni inzu iri complete. Iki cyumba tuvuyemo hamwe n'iki cyumba kindi nkuko ubibona kuri uru ruhande, bino byumba bibiri bya mbere amaso araguha ko ari ibyumba binini kandi byiza bigaragara neza. Ubwo ni ibyumba nyine byiza, nawe amaso ari kuguha, urabona ko ari ibintu biryoheye ijisho, amadirishya meza, amagarde-robe mo imbere. Ibi byumba bibiri rero bihurira kuri iyi dushe. Nkuko uyibona ni dushe nziza, nayo irimo amakaro meza, byose bikoresha iyi dushe mweretse. Urabona ko ni dushe nziza, nayo yaba ari ibikoresho birimo, yaba ari uko igaragara, ni dushe nziza. Turebane ibindi byumba bitatu kuri ruriya ruhande. Aha niho noneho tugiye gusanga ibindi byumba bitatu, harimo bibiri bindi, hakabamo n'icya gatanu cya chambre principale. Duhere kuri iki. Hano hari icyumba ariko nakunze ko buri cyumba cyose kirimo garde-robe, buri cyumba cyose ni kinini kirahagije, buri cyumba cyose kirimo plafo ya gypsum, buri cyumba cyose gifite amadirishya manini, kirimo inkoni z'amarido. Iyi ni ya nzu wowe uza ukagura ugahita utangira kuhatura kuko ibintu byose birahari. Tuvuye kuri icyo cyumba turahita dukomereza ahangaha aho dusanga ikindi cyumba cya kane. Hano hari ikindi cyumba cya kane, nacyo nyine ni nka kiriya, yaba ari garde-robe, yaba ari idirishya ryiza, yaba ari hejuru gypsum. Urabona ko ari nyine ari ibyumba bigiye ari binini. Ibi byumba bibiri rero nabyo bihurira kuri iyi dushe na toilette. Nayo ni dushe nziza nini ihagije, dushe nyine ubona igaragara neza, yaba ari amakaro, yaba ari toilette zirimo, kubibona nawe yukarisaba. Noneho rero tuvuye kuri ibi byumba bisanzwe, nimuze mbereke chambre principale hano irimo ibikoresho byiza noneho kurutaho. Turahera kuri iyi dushe ya chambre principale. Hano hari chambre principale ifite dushe nziza, mu by'ukuri nawe uri kubibona, amakaro meza kuzamuka kugera hejuru. Hano tukahageraho toilette, aho gukarabira, amakaro meza. Hano tukahageraho shower noneho nziza kurutaho, buri gikoresho cyose kirimo uri kubibona ko ari cyiza. Aha rero noneho tugiye gusanga icyumba principal, cya cyumba cyo kuryamamo, cya cyumba kinini cyisanzuye cyihagije. Mu by'ukuri nawe uri kubibona yuko harimo itandukaniro. Urebye hejuru plafo iriho ni gypsum isa neza n'itara ryiza. Aha rero tukahagiraho itara rindi ryiza naryo ryo ku musego ku buryo rigaragara neza. Reka tuvuge no kuri aya magarde-robe meza asa neza agaragara neza. Garde-robe nyine nazo zo mu cyumba principal zishobora kuba zajyamo imyenda myinshi ihagije. Ni icyumba kinini pe cyihagije. Iki nicyo cyumba cya gatanu kandi ubwo gifiteho hano na terrasse. Iyi terrasse ni nayo terrasse ushobora kuza ukicaraho mu gihe wenda ubyutse nko muri weekend ukaza ukicara hano. Urabona ko ari terrasse nini nayo nziza. Hasigaye ibice bibiri, mu gikari no mu gikoni. Reka tuharebane inze dusoza episode y'inzu nziza. Icyiza cy'iyi nzu ifite imiryango ibiri igera mu gikari. Hari umuryango uri hara ku gikoni cyo mu nzu usohoka ukagera hano, hari n'umuryango usohoka ugaca hagati y'ibyumba by'abana nawe ugera mu gikari. Igikari cyo nukibona urahita ubona ko ari igikari gipavomye ahantu hose, kandi urahita ubona yuko ari igikari cyujuje ibisabwa. Hari aho kwanikira, hari toilette yo hanze, hari igikoni cyo hanze, hari ikigega, buri kintu cyose kirateguye. Dore ngibi hano igikoni cyo hanze, inzu y'umukozi, toilette yo hanze n'ikigega hejuru. Urabona ko ni inzira tayari. Wowe uramutse uje nko kugura urazana amafaranga uyaduhe tugukorera imitation utangire kuyibamo kuko irimo ibintu byose. Aha rero tuhafite igice aricyo ngira ngo dusorezeho, igice gitangaje. Iki gikoni cy'iyi nzu ni igikoni cyiza cyane, igikoni kigaragara neza, yaba ari utubati turimo, yaba ari umwanya wa cuisiniere, umwanya wa firigo. Urabona ko ari igikoni gisa neza, itara ryiza hejuru. Ndakubwiye ngo iki gikoni kirasa neza mu bice byose, kiragaragara neza, kandi ubwo kiri akombine hano n'iyi salle à manger. Salle à manger twashyizeho za ntebe nziza, bivuze ngo
iyi salamanje irimo zino ntebe. Izi ntebe rero ziba zigenewe ko ushobora kuza ugafatira hano aka breakfast mu gitondo, ukaba wewe wahita uvuga ngo ngiye mu kazi ntiriwe njya mu bintu byinshi. Salamanje nayo iriho amatara meza, ariko wanagaruka gutyo ugasanga hariho amadesign yandi y'amabuye meza aho ngaho, umva byose ni sawa. Nizere ko iyi nzu nyigutembereje neza mu bice byose. Miliyoni 180. Naguhaye impamvu nyinshi zatuma uyigura. Nimba ari ukuyituramo, nimba ari ahantu utekereza kuba wakorera imishinga yawe, wayirentinga, washyiramo ibikoresho ukinjiza amafaranga, duhamagare kuri nomero yacu tuyikugezeho.